ni gute umusore amenya ko yateye umukobwa inda banaryamanye rimwe yamuhamagara kuri telefone akamubwira simbyara sinakuzi telefone akayikuraho kubera rwa rukundo ruriho nago namuta ariko ntacyo nakongera kumumarira urukundo ruba rwavuyeho nyine ntabwo waba wamukunze ruba rwagiye urukundo rurihangana rurababarira ntirwifuza ikibi ku muntu none Saidati umusore niwe utereta umukobwa yego umukobwa akamwemera ati sheri ndagukunda si baba bagaragaza bose ko bakundana ntawe umenya ikiri ku mutima wundi ariko Saida ngiye kukubwira impamvu y'urukundo rutariho. ndabasuje bakunzi ba Mpano Good by'umwihariko wamaze gukora subscribe wowe utera comment wowe udahema kunkurikira murangusabira umugisha kuko kuba ndi kuzamuka ni wowe ni inkunga yawe ubigiramo uruhare rukomeye n'ukuri mwijwi rituje ni mwubahwe mwebwe muherereye iburasirazuba iburengera bwaryo amajyepfo n'amajyaruguru inshuti zacu ku isi hose Europe Asia Ocean Atlantique ndabakunda cyane kandi n'ukuri wowe ufite ibibazo ufite ibigeragezo ndagusengeye ngo kurira kwararira umuntu nijoro bwacya mu gitondo impundu zikavuga n'ukuri Imana nibarwanirire kandi borohereze. Uyu munsi ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2025 ndi kumwe n'aba badamu banzengereje. Aba bagore baranzengereje mu jambo gitwa urukundo. Ngewe murabizi ko ndi umuhakanyi warwo. Nemera ko umuntu ukunda ari Imana n'umwana we Yesu Kristo. Abandi ko tugira amarangamutima. Saidati aracya aburana nanjye ngo urukundo ngo rubaho. Vestine akambwira ati urukundo ngewe ntirubaho nkurikije igikomere mfite ku mugabo. Nimuze mubambariza ikibazo. Saida reka ngiye mbanze nkwibarize imbere y'abakunzi bacu. Ushingire hehe uvuga ngo urukundo ruriho kandi dufite ingo ziri gukora divorce ziri gutukana abagabo bari kwica abagore kandi barateretanye bakitana stihad honey my baby my shoe rukundo mutima mwiza wanje urangana nk'amazi yo kwiteki urareba nk'akanyana ushingiraho uvuga ko urwo rukundo rubaho uwo muntu ari kumutera igisongo ari kumukubita ni yihe mpamvu uvuga ngo urukundo ruba ngiye nemera ko abaha amarangamutima yanjye akaga ku mugabo muremure nka Placide kuko nkunda abantu barebare urabona ngende mugufi cyangwa akagwa nko kuri uko baba urabona aritonda ni muremure n'amasore menshi ako baba ubundi wazanyarutse ukaza hano abakunzi banjye bakakureba umunsi muzamutumira ayo amarangamutima yanjye kubera ko nkunda umuntu ukwiti urabona amenyo yanjye arageretse bako nkunda umuntu ufite mu kanwa hinyinya wansekera akavuga ni kiriya kigabo mana yanjye cyakize mu gituza ariko mu kibizo rwose ntanezerwa tayari amarangamutima yanjye agiye kubera mfite ariko urukundo mana yanjye urukundo ni kwa handi ukunda umuntu wakamwitangiye yewe n'ukuri pe byo mbabwira n'ukuri sheri urabizi tubaniye neza mu mahoro nta nduru nta tiko ariko nawe tuganira aravuga ati n'unkunda namwana ngiye ngufitiye amarangamutima ako ubundi mwambwiye ngazamubaza urukundo ushingira bumbwira ko rubaho nizo ngo ziri gutandukana. Mbanje kubaramutsa amahoro y'Imana bane namwe mwebwe abakunzi ba Mpano Good njye bari imbere nitwa Gasengari Saidati n'umubyeyi ushima Imana murakoze. Ngewe rero nemera ko urukundo rubaho ariko hari ibyo abantu batabasha gutandukanya hari amarangamutima hari n'urukundo. Amarangamutima rero niyo aharara nyuma akazavamo ikintu kitari cyiza ko nk'ibyo byose wambwiye ariko urukundo ntago ruharara urukundo ruhoraho kandi haraho wambwiye ngo Imana niyo rukundo nanjye mpamya neza ko utavuga ko ukunda Imana wubaha Imana utagira urukundo
imana idushishikariza kugira urukundo aho biri ngombwa n'aho bitari none ngombwa. se yadushishikariza kugira urukundo koko tukarugira 100%. Eske Saida Karame. ntabwo ushobora kuba ufite 200 Yego. kuri telefone cyangwa kuri mokashi cyangwa kuri banki yawe, yego, umuntu akakuguza 10,000 ukamurindagiza paka bwije utayamo umbwira gute ko ufite urukundo kandi bibiri bivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe n'ubwenge ukunde mugeze guko wikunda kuki utayamo. ngiye kuvuga nka Saidati. Kuki utayamo? Hano ngiye kuvuga nka Saidati. Sibyo? Ibyo umbwiye nta sinzi naba ntandukanye kandi afite ikibazo. oya nyine mva nkubwire Kandi ntabwo mpamya neza ko niba uri umuntu uri hano ku isi Saida ukunda Imana mbabara umva amayishuti yanjye wambabariye iki kiganiro ukemera ko njye nagutsinze ko nta muntu ugira urukundo rushyitse. ntago nsinda Reka duhereze Vestine. ahubwo mpangane na Vestine uvuga ngo nta rukundo rubaho. murakoze abadukurikiye. Nitwa Vestina nitabiriye ikiganiro cya Mpano Good. Abadukurikiye turabakunda, tuzahora tubakunda iteka ryose. Imana ibaha umugisha. Rero dufite ikibazo hano cyo ko urukundo ruriho, ariko njye ndahamya neza ko nta ruhari. Impamvu urukundo rutariho Saida, Karame. urukundo nta ruriho sheri. Impamvu urukundo rutariho ni gute umusore akubwira ati sheri ndagushaka ndagukunda, noneho kubera umukobwa ukunda umuhungu ukabona ko umuhungu agukunda by'ukuri. Umugira gute? Umukobwa agira ate? Umukobwa aba yumva ko akunda umuhungu, sibyo? Umukobwa akunda umuhungu. Nyine ndabikubwira aho biza gupfira ko urukundo ruba rudahari. Umuhungu abakunda kuko agiye kubarana n'umukobwa bakaryamana. Yego. Umukobwa we umukobwa bashobora kuba ari kwereka ko akunda umukobwa, ariko kubera icyo akeneye iki? Umukobwa akunda umuhungu, ahubwo umukobwa aba yereka ko akunda umuhungu. Yego. Sibyo? Nabyo impamvu none umusore niwe utereta umukobwa. Yego. Umukobwa akamwemera ati sheri ndagukunda. Si baba bagaragaza bose ko bakundana, nta umenya ikiri ku mutima wundi. Ariko Saida ngiye kukubwira impamvu y'urukundo rutariho. Ni gute umusore amenya ko yateye umukobwa inda banaryamanye rimwe, yamuhamagara kuri telefone akamubwira simbyara sinakuzi, telefone akayikuraho akemera akava no mu gihugu yari arimo akajya mu kindi. Akamumpa gusubiza. Uwo muhungu aba yarazanywe n'irari, noneho iryo rari azanywe naryo rikabyaramo gutwita, kuko yaje ari irari nta rukundo rurimo, niho hanahita akwihakana. None Saida tutageze kure. None se nta bahungu babyara batera abakobwa inda barangiza bakemera n'abana babo ndetse bikarangiza abana babyakoresheje itegeko. Hari ubikora kubera ko yatinye ko bamufunga. Reka mbaze Saidati. No se Saida, niba koko abo bahungu harimo abatera inda bakihakana abana, hakaba ari n'abatera inda bakemera abana, hagati aho ubundi urukundo ruri hehe hagati y'ibyo bintu? Ese yarenze kumutera inda amutunga nyuma ari uko wenda imiryango ihagurutse, ibyo ni urukundo? Cyangwa ni kwa kuvuga ngo nirengere, reka mbane nawe umwana wanjye atazarererwa mu gasozi? Urwo narwo ni urukundo. Urwo narwo ni urukundo rwo kuvuga ngo reka mbane nawe umwana wanjye turi mu rukundo, turi kuvuga urukundo. Reka nkubwire. Urukundo rubaho, ahubwo iyi si dufite ibintu bibiri: amarangamutima n'urukundo. Hari abantu bafite by'amarangamutima, hari abantu bafite irari. Sinzi niba irari n'amarangamutima ari bimwe, ntago bizi. Aho ntabwo wakemeye yuko ariko urukundo rubaho, wakemeye ko ariko hari n'abarupirata. Reka none nkubaze, iyi si iyobowe nande? Na Sekibi. Sekibi ari wende? Satani. Satani agira urukundo? Nta rukundo. Nose niba umuyobozi ukuyoboye atagira urukundo ngo arukwigishe, wowe umbwira gute ko urufite? Aho reka magusobanurire naho turi mu isi iyobowe na Sekibi, ariko bitavuze ko harimo abana b'Imana, kandi abana b'Imana bagira urukundo. Wasiwe ugushije ishyano, umanukiwe n'umugabo mubi ukomeye ari Satani, aje gusenya, aje gutanya, kandi impamvu abantu badukurikiye batwumve neza, impamvu Satani ari uyoboye isi ni uko yahagaritse Yesu ku gasongero.
aramubwira ngo nupfuka mukandamye yego ndaguhereza biriya. Ntabwo rero yari kubimuha atamuramije atamuramije, kandi ntiyari kwemera kubimugabira atari ibye. yego Kumvikana isi rero igihe iyobowe nta satani nta rukundo igomba kugira, kuko isi yubakiye ku buryarya, intambara z'urudaca zihora ziriho. yego Ishyanga rigira gute rigatera irindi shyanga. Icyongeye kuri ibyo no mu miryango, abankurikiye mu nyumva iki kintu neza, usanga umubyeyi ari gutetesha umwana w'imfura cyangwa bucura cya hagati. Ese ababyeyi koko bakunda abana babo kimwe? Ni ukuri ako kantu nako ukansobanurireho. Ntabwo ababyeyi bakunda abana kimwe. Saida, ari umuntu wari wabona witangiye undi agapfa mu kimbo cye? Njye nabikora ariko serious iyi ndyarya namenyanye nayo kereka ntagukunda sibyo n'ubundi aho ndi kujya ni mu rupfu. iyi ndyarya afazari reka mbikorere kubwa mwene data cyangwa Saida, ubu ngubu tuvugisha ukuri. yego ubu ni urugero ngiye kuko kandi rwose niba ukunda mugenzi wawe, ngewe haje umusore hano wanduye virusi itera sida, akavuga ati ngewe ndagukunda, nawe ukajya mu rukundo ubizi ko yanduye utarabimenya, yego nkamukunda ukamukunda, ukamenya ko wakemera kuryamana nawe. oya nusi urwo rukundo rwarugiye ndatsinze mumereza amashyi mugire vuba. oya kameramani kubera ko wavuze huza ibiganza, urwo rukundo rwaba rugiye he niba yarigeze koko arugiye? aravuze ngo yakwitanga. umva mukureho bironze ntago mukureho kamera tutahe. Ngewe Saidati ndamutse ntago watsinze wavuze ngo uritanga. oza kameramani, oya kameramani dufashe yivugiye nguki ndamubajije ntago nakwandura ngo reka none se napfa ariko sinakwandura. bakundi banjye mwavugije akaruru mugaseka no mubyeyi hariko nta rukundo sinabago nzagutsinda. urukundo ni urwitangira ikintu reka mbwira ikintu mbabwira yanzanye kugira ngo Saidati, nsinze. Saidati kankubwire urabyishe. Urukundo rusaba kuba icyo ari cyo cyose cyakuba kubera ko ukunda umuntu kigomba kuba mukagifatanya. none Saida, none umugabo wawe muri kumwe akaguca inyuma, mwarasezeranye mutarakora divorce kandi mwakundana biri seriye, murakundana ukamenya ko umugabo yaguca inyuma yanduye sida, wamuta cyangwa wagumye ukamukunda kubera rwa rukundo ruri? Nago namuta ariko ntacyo nakongera kumumarira. Urukundo ruba rwavuyeho nyine, ntabwo waba wamukunze ruba rwagiye. urukundo rurihangana rurababarira ntirwifuza ikibi ku muntu. none Saidati ngo ntabwo yabikora, rero nta rukundo nawe ufite. urukundo rwo mu isi ni uburyarya, umuntu ukunda ni Imana gusa. murakoze abari badukurikiye, kameramani nakuraho kamera yagira ngo yihora mutagira ngo hari ikindi watsinzwe. mumbabarire mukabyara mwe abantu turi kumwe ku rukundo ruhari. ndabinginze mumbabarire rwose mutereko kameramani iriho ndabinginze kamera oya ndabinginze abenyenza z'urukundo abantu bemera ku urukundo rurahari. ndasuhuza papa Rudo muri Amerika, ndasuhuza papa Shami, ndabakunda cyane, ndasuhuza Nzobe. yihanganira umunyabyaha, umusambanyi, umujura, yihangana byose. nimba utashobora kwihangana umugabo wawe kubera ko habaye akantu gatoya, c'est fini. ninjye muntu wenyine ushobora kuvugisha ukuri nta buryarya. umuntu arahinguka ugakomanga uri kurya ugasunika mu isi ni uburyarya, kuko isi iyobowe na Satani. murakoze biko gukora subscribe, ariko abo turi kumwe mumbabarire munshyigikire mumbimbwire. oya nanjye abo tudahari munshyigikire kubera ko ngewe n'uyu mukuru wanjye muri kubona hano rwose urukundo ndahamya neza ko nta rukundo ruhari. abadukurikiye rwose ndabinginze mumbwire ari mwebwe wowe ahura udukurikiye urukundo rurahari? watsinzwe mashari bagira ngo banyihorereho.